ndifuza ko nizere ko meze neza ari hose mu bice bigiye bitandukanye Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru. Of course mwenye nitwa Chekechoa Isaka ndetse n'abana ukirana abanyinatso batandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Assalamu alaikum, dusigize twasenye twatanga isaramitima kubadukurikiye. Ahanga handi nizere ko mutahazi cyangwa nabahazi ndabasuhuje. Ahandi ari umukobwa twa Titi yari amaze iminsi ari mu gihugu cy'i Burundi. Dusuze koresha umwanya wamubaye hafi cyane, tumusuze cyane, yagiye amuba hafi mu biganiro, mu nama, support n'inyunganizi. Maze iminsi mwaka ibiganiro kabinyima, ariko mfite amakuru neza ko yaje kwa muganga. Aha turi kwa muganga niho tugiye kumukubitira gitumo. Twahamaze isaha n'igice ariho turi, twanje kwinjira indani kuko twaba twinjiramo tukabisaba uburenganzira. Hari igihe usanga abafite amavura agiye atandukanye cyangwa ibigo bya centre de santé bigiye bitandukanye banga kamera. Turi hano ubu ngubu dufite amakuru ko dushyizeho, twiteguye ko tugiye kumugwa gitumo, tukamubaza ido nido hirya no hino. Mwanjye mubane natwe tukimara kumugwa gitumo. Yes, bakunze ba Kigali News 25 Titi mwamubonye tayari twamushyizeho neza, turimo turamubona ofisi yenana nanjye. Ndana nanjye arimo arasohoka ashaka umumotari, arashaka umumotari agagenda atama amakuru. Ofisi buri kimwe cyose gikore ku murongo, mwega mukore subscribe, like, share ndetse na comment. Nizere ko mumeze neza. Arimo aravugana na motari. Iyi ni itsimbye to. Bana nanjye aho muri hose nizere ko mumeze neza. Buri kimwe cyose ndamugwa gitumo. Koresha umva ko begeze badanje. Abizi ko nanjye ndo mutana. Maravugana ibicere ariko avuye kwa muganga nimba arwaye kibiki. Gata. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mata tugenda. Komeza imbere. Komeza imbere. Mata tugenda. Tugende mota. Umusaza. Ntari bimana. Mata tugende man. Umuntu twara mu dusinye buretse gata. Wanzureke. Nesare kibazo. Nari nkubonye nabangusoza. Mutubangamira. Nishere wanje man. Nisheri wawe se? Biri seriye cyane. Ahubwo namushaka ntari. Nese uko yicaye kuri moto nkaba nari natangiye kuyabara. Ninda kwishyuye njyewe kwa muganga. Nari kumureba umva kugira ngo ese moto ninda kwishyuye no yakwishyuye. Ariko nyine njyewe wicaye kuri moto amafaranga ameze nkaho nari nayabaza. Acha moto tugende nyine. Anyishyura se cyangwa niwe uri buyame? Imbere gato. Wanayishyura se? Ntanayishyura. Biri seriye. Imbere mani gato. Njyewe nari nayabaza urayamatu. Uburenganzira ku mugore wanjye. Iby'uburenganzira nanjye mu kazi kanjye ariko ntabwo nabimenye. Yagutegwa ni mumotari imbere. Okay. Nkomeze magararo urayamase. Turi babiri gusa mu Rwanda ntabwo byeme gutwara abantu. Ntabwo nabashyira kuri moto muri babiri. Ndamwishyura. Nuko mubirangije se? Ako ibi bintu byari birimo nakamba. Motanda yakwishyura. Umva mani yampe ntabwo byarangira gutya. Kamera mama yamumpere. None yamumpere. Umva sibure gato. Kamera mama yamumpere. Nuko mubirangije mwana. Ako rero kuri Burundi buri urambangamiye n'ukuri kw'Imana. Aho zikaye amafaranga nana yabari ahubwo. Agenda tu. Agenda. Yego mata numvise ngubwire mama. Mba ngubwire nyine wanzo tuganire. Urabizi ntabwo njya ncika intege. Inereka basi nitayire wallahi ngabo. Mutara iseki. Ntabwo rekuncika. Uzi imyaka kuva wapi Burundi. Ugeze mu kiganiro. Nisi kiganiro nisi navuye Burundi. Nyine umaze iminsi urwaye. Hari ahandi hantu nakubonye urwaye. Bera muri no minsi mo uroroherwa. Ese waraje gufata imiti y'igituntu, imiti hari umuntu wavuze ngo rwaye n'ibiki uranatwite do nanabivuze. Nibaza nimba ari tibrezo yo gutewa mugane wakoresha umwanya. Sinomvise usabivuga. Ase tibrezo kukiyagowe mu mugaro yo. Mama arimo ko tubona neza. Ahubwo makuru. Ameze neza. Araho n'umudamu we bameze neza. Imana ishimwe none ukaba uri kubeshya. Numvise koresha umwanya ubigarukaho. Abadukurikiye bumve ko Titi ari itwaye. Nditwaye shaye indwara irantwaye ndarushye basire nyine turi ku izuba kandi ahantu twahagara. Ndicara I Kigali izuba rimeze nabi. Ndarushye mwana. Tire basi
baguha ibinini semeze bitwitse isi mpaka n'imiti ushaka kuyireba n'imiti ushaka wowe wizamura imiti yanyu no kwazamura uritwaye wa munwa none ndawukurusha cyane ndarushye reka basi nicare basi reka dushaka hano twicara tuganire nta kibazo tuganire nta kibazo ndabikwemera ariko urabyemera cameraman ubivane tugende nyine tugere cyokora uravuze ngo tukuvane uravuze ngo tukuvane ku izuba sibyo izuba niyo rya mbere kuba nari gukura n'isundi kuvuga ko naje kwivuza sibihagije nindi kuvuga ko naje kwivuza ikintu cya mbere ni amakuru nimero yanjye iri ku kiganiro reka nshimire cyambere reka nshimire abagore bo mu cyumba cyose n'abawe mfite umugore umwe wemewe n'amategeko y'isezerano uzi ukuntu bamwita so muziranye igiko cyane ni wari uri yose abadukurikiye reka twicara ahantu hatari izuba tumuganirize nta kibazo twicara kamera makatinga ntabwo wancika ese bakunze ba Kigali News 5 dukomereje ahangaha mu rwego rwo kubahiriza amategeko n'amabwiriza y'umugore utwite cyangwa by'umuntu urwaye kugira ngo ikibazo cy'isereri twe turi kuzuba arabizi ko ntajya ncika intege arabizi ko najya nanirwa ikintu cya mbere ni amakuru kuko hari benshi baba bashaka kumureba nanjye bashaka kundeba aranyumvishe turicara musaba uburenganzira iki nababaje nuko nta n'agafanta uri murangwa baguha agafanta cyangwa urakanywa nyuma turayanze yala baguha amazi se umwana nayashaka ntabwo nzi nyirinda urumva ariko mu nda harimo umwana nuko Oliva yabivuze bagira ngo ni burage birangira byayo ubwo ni Oliva nisi Oliva nanjye turetse nisi wayishyizemo ahubwo ubonye nshidikanyamo gake munyihanganire namubonye rimwe ndavuga ko ki inshuro zose naguye gituma umuntu ntabonye umwana ndavuga fa sigaye mvuga nimba ari wa mwana ari uwe nimba atari uwe nibyo mba nibaza so ndabizi ko ndaza kubikubaza uretse kubivuga byose turaza kuganira okay tugora ku kibazo cyawe uri Burundi ikosa rya mbere wakoze nk'umunyamahanga ujya mu gihugu cy'abandi nanone ni ikosa rya mbere wakoze kwerekana umujinya ufata amazi ukamera ku munyamakuru mikoro ze zigapfa nicyo kintu cyambere nakunengeye cyakanye nakunenze nuko wavuye i Burundi utagiye kuri Shaga Plage ni Shaga kiharya ni kiharya ni Shaga Plage ni Shaga iyo ntabwo kigezwe nekera hasigaye hari izindi beach nyinshi cyane urumva nagiye Burundi sintembere nkaba nagiye gukora iki sibyo ko nasi nararwaye ariko umva ko nagiye Burundi nkaza natembereye nago bibaho ikindi kwanze reka maze nkubwire ikindi umbwiye ngo kuba naramenyeho amazi koresha umwanya sibyo ntago nkunda umuntu ntungura nawe urabizi ko mutungaza ko nta kintu ukora nambaraga mfite cyo kurwara n'abatari wowe cyangwa wanze kwikubanya kugira ngo umwana mu nda adacubangana umwana wuhe umushyizemo uratwite titi ndatwite abakuri iki kiganiro murabizi nyine reka nkubaze ntago mbeshye wisunyibutsa hari umuntu wanditse wafashe kuri comment na comment nigeze gusoma imwe aravuga ngo shango sawa ariko ngo mubonetse ibyo mwigira ngo isiyaka na runaka ngo baraje babashyire hanze cyane ngo ariko ngo icyiza nuko runaka ngo atakira umugore we hanze yego umugore we njyewe ni Arisa ari prive umugore ati Blaise twarisi ari prive reka mbabaze ni uwuhe njyewe ko nta mugabo mfite sibyo urenda uvuga ngo umugabo atitira none se twese fisi si umusore yagukoba agutera inda ti Blaise mwakundanaga arumva atarashaka njye nakundanye na ndabizi abadukurikira njye nakundanye ti Blaise assalamu alaikum ndagusuje njye ti Blaise ntabwo nakundanye nawe ntabwo nigeze nkundana na ti Blaise hari ibintu nyakubihaye umva hari ibintu nyakubihaye byo gupfukama urumva njye sinapfukama no gupfukamira umwana w'umuntu ariko ibyo ngubwiye ti Blaise mwarakundanye Blaise ntabwo nakundanye nawe ukimara kujya i Burundi wasanze ti Blaise ntabwo nakundanye nawe wese kumatira ibintu nawe ngo utume nemera ibyo utarabaye ntabwo nakundanye nawe abakurikira Kigali News ti Blaise sibyo mumbona nawe mu biganiro turi kumwe ti Blaise mwarakunda entre ti Blaise yigeze ko njye nigeze nkundana na ti Blaise ndabizi ubizi uti mfite amashusho
mfite amafoto ariko mwakundanye ataramenyana na Alice yashyire hanze umbwire ko ngena yari atarakundana na Alice ari mu mwunganizi uri hejuru yawe uwo nawe afite umuntu uteye ubwoba waza mvise icyambere reka zibaho ngaho umva mubwire ayo makuru ndayazi mfite amafoto mfite ibimenyetso ko mwakundanaga ifoto yerekane niba uyifite byo nkunda ibintu bigaragara none se nyereka ifoto umva mubwire wetse gato nyerekana bigaragara ntabwo nakundanye wetse gato ibimenyetso byo kutwite birahari okay binyereke urumva wenda nuko uburyo wenda waba utwitemo nk'umusitari wamuna kuri YouTube ntabwo urimo gushaka kubigaragaza ariko uzi neza none se indiri hisi warayinteye cyangwa urashaka kutabivuga ngo umwana atagira ikibazo warayinteye se undi festival shaka kujya kumva sinagufata akaguru sinaguteye ariko aho bibera none se nta rwa mwihakana ntago T-Brace yakwihakana aramutse ariye gusa ikintu ikintu T-Brace akunda kuri atarashaka kera agifite umusheri nyine witwa Tete ntabwo nigeze nkundana na T-Brace ntabwo yarya bango yariraga bomba mu ishosho uhigimye abavuze uhigimye ntandi urivugira ubusa uhigimye ariko mubwire hari ukuntu umuntu akikwa inda bAvuye warasenze buri kibundi T-Brace ni iniga numva aha ndamusuye bro showbiz Titi za bebe chuchuma handi ari mukumwesha surwaye nisi niba ndwaye ubundi umugore utwite ahura rwara nta kibazo ibesha guru waranyimye ikiganiro waragize wadanje nshimira umuntu mubana nshimira umuntu mubana yakoze cyane ya makuru umukozi wawe uri wenyine mu nzu ubana n'umukozi yaratashye none yamamagara ko atashye yambwiye ngo ceke tu ndamuga ngo karame ngo mabye agiye kwivuza arwaje ngo nago mbizi ngamaze mbizi ngakiragura ndangira amazi none se agiye kwivuriza ngo numise bango ngo agiye ngahanwa Kicukiro ngahanwa kuri centre de santé ngo mu cyumbo timitamati karame ndakumva mwana wanjye nava mu rugo atuze mutwe mubona umbwire abarabimbwiye nuramuka umwirukanye nzabivida kuri kamera tuzakora ikigano mbivuge byose noneho kandi noneho umuvandimwe nyihanganire ndimo namucira amarenga hari hose nanjye mva mu kiganiro zo ko nangiye kumuvuga ndashaka kuzakorana ikiganiro nawe muri kumwe reka muvuge none umwihakane kuri kamera nzi ko azakira aranankurikira na mama ubwo ati umusa asigaye aravuga imyenda ishaje ngo n'inkweto zashaje turazigura kandi wazizana bajya kuzigura ukayakumukuma ngo mfitemo sengiza nta kibazo bayaguye wari ujya gukira nta muntu ukira ahantu twica amazi na serviette amazi mato na serviette mwamuzanira ntumye amazi ngo ngiye gukira amazi wahoze ubishaka ukire muri serviette kandi none ucira utareba muri kamera abadukurikiye abari i Burundi turabasuje koresha umwanya ndamusuje cyane ni umwana na cameraman we turamusuje n'umudamu wa cameraman n'abanuza bakoresha umwanya ndetse n'abana turabasuhuje n'abandi barundi bose gusa wihangane akomane na Mr. Kinda musuje abarundi bose ni bari muri Canada bari muri Saudi Arabia mwese turasuhuje kamubwire kwanza tugaruke ngiye mfite umujinya ntago ufite ndawufite ndashaka kuzakorana n'umuntu ugura imyenda ishaje n'inkweto zishe ariko ndamwibikiye ako ameze ati ubundi ko namukumbuye ndamwibikiye mwana uzi ko hari umugore wamamagaye mu gitondo urumva cameraman umva sha hari umugore wamamagaye mu gitondo ambwira ngo yahaye ngo yakopye ngo murundi ngo imyenda ngo ishaje ngazamwishyura ngo none murundi yaramwambuye sha nzabita ndabivuze ariko nzabitanga kwambura nago byantu sikunabwiye umugore umva se nakurikira kino kiganiro umva se nabwiye uwo mugore navuga ati mama nabwiye umuma ati mama umunsi wagiye kumutera uzambwire tujyane cyo na kamera impamvu mvuze ngo nago byantu urenda kumva ako mwana shara Kenya afite inzara mu magufwa nagenda Kenya shamazamukana kanyera abafana be no baramorogesheje ariko mani kamubwire nahoze mvuga ngo abarundi nagara abarundi bose
Nose mvuga abarundi nagara abarundi bose. Oya banza mvuga. Uzi ko umuntu amuragisha ari umurundi. Umva maze nkubwire kugira ngo batagira nandi kuvuga impamvu umurundi yambura sibyo bikaba nyine bitatungurana kuba yambuye hari gihe ndashaka ko yaramuhaye imyenda iyo myenda aranyica no hari hose arankurikira n'inshuti yanjye barabizi aranyica arumva basi yabuze umukire twifate ko umuntu yabuze abakiriya bagura iyo myenda ishaje akaba ari impamvu yamwambuye oya ahubwo hari ukuntu cyangwa akabona najya kwishyura imyenda atabona icyo kurya numva hari ikintu kiba gihari hari ukuntu ugira amahirwe muri kino gihe hari ukuri ubuzima umusore ava ngo hari mbaya urumva urabindusha hari ukuntu umuntu akwizera urumva kubera ubushobozi bwawe buke n'ubukene karangira uhemutse ariko buri abonye amafaranga kwishyura zamwishyura ariko reka nkubwize ukuri ntabwo umuntu wese yahemuka kuko ashaka guhemuka ariko tuve kuri murundi nta n'uwo turiho tuve kuri murundi nituvuga tumuguye Gitumo icyo gihe nyuma yo tuzaganira tumuriho ese ubundi hagati aho turimo turamuganira ameze ate ndimo ndashyuburwa Orivuraho nizere ko meze neza nawe ari mu bantu navuze mu kiganiro bazi kumva ikiganiro kubera impamvu nawe tumugarukeho Oliva mureka hari abakunzi muramumbaza ngo Oliva yanze kumva ikiganiro ndabivuze wimubeshye okay tujye wallahi shadi mweze mu turi imbere yawe tujye kumusura muhamagare tujye kumusura wowe ubyemeye twajyana kuri mukuru ngiye ntari tujye kumusura twajyanye ko wowe ubyemeye kandi nabikwemeye tugende kumusura muhamagare utavuga ati ngiye kuzana siyaka gukora ikiganiro muhamagare cyose muhamagare natatukana kuri kamera buretse oya bataba ngo ndimo ndamuserereza itakura dutinye Imana muhamagare niba dafite n'amayinite iyanjye ntabwo wayita ariko yabyaye umwana mwiza sha w'ibitama meze neza muhamagare utagambana mukompoza utanditse oya nose umva se oya nimba agiye kureba inzu se ntabwo yitaba telefone Titi kuri umuntu mukuru uhora witwaye erega Titi ubundi ni wowe unyuma amakuru ubundi ni wowe uhoramo amakuru urumva aya makuru uhoroma nayo mba nyakeneye amakuru yose ndego ariko nta makuru nigeze ngo agaragaza ko okay barase gato Oliva neza ko mu kiganiro tinya Imana bahora bakorera kuri cyari ifite rogo y'ubururu nanuza na ndetse nanuza noneho bafashe n'agatsiko na fana bahita bifatanya agatsiko reka nongere mvuge no mu kiganiro uzi ko umva se reka nongere urumva n'abadukurikiye bajya babimenye bakoze agatsiko na Oliva na mwatsi kiganiro uramba 10,000 nako Titi nako nuza ishyaka gushaka ngo mukorane ikiganiro ngo tugiye kuzana aho ngaho nakoma wagiye ugiye kwirebera he wakimuha urakimuha cyane ari mukimuha biraterwa n'ibyo ashaka kumvugaho kandi ari amafaranga turirayiva mu kiganiro ndakemenye turirayiva mu kiganiro ndabizi ko ukeneye bro wagura ati amafaranga yaguye ubundi tugiye gushaka inzu y'ubuferi ayaguye ndi hano mu cyumba atanguyeho nibwire kwa muganga none uhita unakora uretse ko anesheje umutwe ndirimbo ukoze ibiki umva turavugana aratwite ari bari kunshinja ngo ndatwite hari inda mfite none se yakuvuga nabi none se wamuvuga nabi ari umuvandimwe uraho umubyeyi uraho umubyeyi ni musaza wandisha ngo ndaguha amafaranga se ko nanjye navuze uyama mwana wanjye hasi niko rero barakinyimye ndakwandikira ukandya sine ese ushaka ko kigora none si ibyo mvugisha ukuri ndabeshya ntago ndi intungane ariko mu byo nakuvuzeho nibyo none se nagomba nkurikira amakuru yawe kugira ngo
ntukumve ngo wemere cyangwa ngo uhite uvuga ntukavuge mu magambo oya kuvuga niko bambwira bike oya ku mutima wawe urabizi urumva ntabwo wenda tuzagananye nawe ku mutima wawe urabizi ariko ibyo natangaje ni ukuri ni akazi kanyu mujye mwivugira kabisa Imana igufashe nakomeza ngo ushakire inzu nagiye n'umuntu ushaka kuzagufasha azanyureho muhuze nayo kugira ngo uzabeho kwishyura inzu amfasha se mu buhe buryo ayo kwishyura inzu amfasha nshaka ese bakurukanye mu nzira ko ufite ubushobozi ntabwo bigize banyirukana ugiye ute barakubeshye n'uko umuntu ashaka inzu ari uko akeneye Imana ikurinde mushiki wanjye usubiza umwana turavugana mu gikari mutangiye mutungane uriva ni umuntu wawe gusa nagindi mubwira ngo nimba twite ngo kuba twite ni icyaha ako karaba dukurikiye mukagendera gutwita ni icyaha gutwita titire winyandikira gutwita ni icyaha ese ubundi wamugani reka ngarukire bivuze ibyo mbona twite ubundi ese reka nkubaze ubundi ndamutse twite ikibazo kiri okay ibyo nashakaga tunabiveho ibyo birahagije umubyeyi n'ubyara kandi umukobwa n'ubyara uzi umuntu utagira umwana agahinda afite n'umubabaro niwe wagira miliyari kuri konti igihumbi urumva niyo wagira ibiki n'imyenda wambaye igaragaza ko utwita ari byihishe ndabizi ariko inbox uri iwawe mu rugo nzi wanyu mukanyihisha nimuzonye kunyihisha murumuna wawe Oliva none yaramwe mu kiganiro ngo ndacyishyura mwajyaga mubinyishyuza se mwajyaga mubinyishyuza mwajyaga munyishyuza noneho na fano yarambwiye ngo nguramo ibihumbi 10 none se buretse ngiye se nayo afite wamaze nese ikiganiro cya prodinga ntabwo wasakwishyura erega ibyawe tubi byarahindutse ibyo ntabwo bindebana n'ibyo nzi erega gutanga ni ku mutima gusa mwebwe hari umuntu wohereje worodira imite muramumenyana yari abakoresheje ibiganiro tubisubire yari umugira neza uvuga ati reka nihere bari abantu ndabikundira mwavuga ati yanyuze kwa isiyaga tumuhoka ayabagizeho nanangereho ntanazi ngo ni ibiki ngo bimeze bitushe ko dutera umunwa oya dutera umunwa tuba turagana ngewe ari umuntu wabamo amafaranga ngo nyaguhe titi nyimana nk'umusiramu umutima wawe uzukuri wallahi titi nyimana nk'umusiramu titi ndarahira uretse tuba turaganira abadukurikira n'abo tuziranye turaziranye cyane binarenze urumva ariko reka nkubwire sibyo niba atari njye ni nundi kandi nawe umutima wawe urabizi neza izukuri listen reka tubasobanure neza reka tubasobanure buretse haje ikintu ngo noza Blaze bamuha amafaranga arayarya buretse gato irasije manuka tumva nyine ibyo tuvugisha ni ukuri kuko Blaze yari amafaranga yarajya nende Oliva yarariye menshi cyane sibyo ngewe uwo muntu yaramamagaye muhereje nimero nyine ibyo ndabizi yanditse ngo uko nabyanditse yarambwiye yamuhaye nimero ibaza umuntu yatanze nimero bambwiye ngo mbabarumereze nimero ati gato ndayishaka mane yamuhaye nimero ubwanjye nta nasi tarigeze iba ngo titi na WhatsApp afite ngo ari ku gafone gato ngo ariko ngumushaka wajya umuntu mpawe urumva ngo ari ikintu cyako tuganira nko nawe cyangwa umuya Oliva ngo Oliva nawe ntagira telefone ko yapfuye man yaduhaye nuza iriya statistique y'ukuntu yanuze amafaranga agiye yohereza statistique ko byagenze so reka twivide ku byayo gusa abantu muha abandi mujye mukoze mubahe urumva gusa ni ushaka Oliva ujye umbwira ati ni numero ze nziguye mwivuganire nushaka titi nziguhe ahubwo titi wena navuga ati kwesa kanyuze mu muyoboro aya bati sa uno munsi amarukweto rwatobotse fata wongere wigura kandi gakweto sibyo ra so niki cyakuvanye Kigali mu Rwanda ukajya Burundi wahagera wamara iminsi 5 ugahita urwara ubwo ngira ngo ibimenyetso by'inda byawe bitangiye gutangira icya kabiri mu gihe uvuye kugura uretse mu gihe uvuye kugura imbuto ahantu mu isoko n'abanyamari ry'i Burundi wagiye kuri moto ryo mu Kinama motive ziragonganya ubukubisi ivi hasi n'igisibara gifite si ngombwa wambaye sharia uratubisona impamvu wagonzwemo wambaye sharia ngo dushaka nyine abasilamu murabizi kwikwiza byo bya mbere urugendo rwo kuva i Kigali ry'i Burundi wari ujyanywe n'iki ko twakuye mu itangazamakuru cyane ese ugigere Burundi ni ibiki byiza wenda
byakubayeho cyangwa bibi byakubayeho utishimiye gusa wagezeho usanga abanyamakuru bose b'i Burundi barakuzi koresha baraho usa nambwe atikoresha umwanya ucahana nta nubwo ari koresha umwanya gusa hari n'abandi ba anti bandi ariko niho twakubonye kuri koresha umwanya media mukore subscribe abo bose nyine byabaye nahise ndwara biba ngombwa ko tudakorana ariko gahunda yo gukorana nabo yari ihari ifite noneho nyine tubwiye kuva mu Rwanda ugere Burundi urugendo wari ujyanywe n'iki twagiye tuvugana nkubwira ko ngiye ubundi cyari kinjyanye gikuru hari ubukwe nari mfite nari ngiyemo ariko ngiye no kwitemberera kuryoshya kurya yawe wakora ariko ngo wagezeyo ngo abatipe b'Abarundi ngo baravuga ngo umukenyezi wo mu Rwanda ashitse ngaho i Burundi ngo barakwatatse koko simbizi ngo niwe tujye tubona ngo Titi ngo mu kanwa ngo mu maso Titi twasohokanye ngo naye nk'umunyarwanda ukabate burya sinyampa gusohoka ubyishinze ntabwo wayatamo wishinze nyine ambiance cyane kuko hari Burundi aba ambiance cyane pe kandi cyane uramutse rero wishinze ambiance ya hariya wayatamo cyane kandi amafaranga y'Amarundi ni make umanukanye desa z'Amanyarwanda hari umva ngo wakoresha ubukwe bwa danje none se usibye wenda ntabwo najyanye menshi najyanye hari 50 y'Amanyarwanda ubwo ni miliyoni y'Amarundi zangararenga ntabwo ngiye nyazi kuyabara y'Amarundi bari gukuba kuri 3 ngiye icyo gihe bankubiye kuri 3.3 noneho urumva ko nta kibazo nari mfite cy'amafaranga usibye nyine ikintu cyaje mu cy'uburwayi bitari byateguwe amafaranga ukayakoresha arashira hazamo ikibazo cyabaye cy'umuntu wagurisha amafaranga nabyo bikabinambara ahubwo by the way ndagushimira warakoze wana message abangezeho kandi warakoze cyane ariko nanjye narakuremeye uje no kubishima nakoresha amafaranga ako simpa kubivuge barabyumvira karaka niga kakubashye kana kukwica kandi namaze kugushima nanjye narakuremeye ariko nagushime ndakubwiye nti warakoze cyane mbisubiremo kandi ibisubiremo babyumvaga nemu natekereza ibindi ngiye kukubaza ikibazo nagize cy'amafaranga ari Burundi warakoze cyane ufasha wampaye n'abandi bose batumye ngera hano abanyoreje amafaranga yo kwishyura abagiye nyine bamubufasha butandukanye mwisinda bashimira mwarakoze n'abamfashije ndi hano mu Rwanda mwese mwakomeje kunyereka urukundo ndabashimiye cyane Imana yo mu ijuru izabiture kandi bamugisha so Titi ugize gutyo urarwaye Burundi wari urwaye wenda imikeke wahariye uburobe wari urwaye iki ni inzoka zagufashe ko twabimuvanyemo gusanga nyine byakurangiranye ariko alhamdulillah warakize umajije no koroherwa ukora gisida y'amato kurwara kwa byaje bite cyane ni ibiryo byo byakuguye nabi ni namazi ni iki ntabwo ari ibiryo byanguye nabi urebye ntabwo namenya ngo narwaye iki kuko twarifuje cyane tubura indwara urabizi no kugira ngo nzi hano uko amafaranga yaracanye mvuga ngo reka nze nifurize inaha kuri mituweli naho ubundi indwara yarabuze naho mu Rwanda twaragize tubura indwara ibintu byose ese Burundi ntabwo bapimina cyangwa twaduteste bagira muri farumasi natwe natubaye nyine reka maze ngo ibimenyetso by'inda birabaye ibimenyetso by'inda hari akantu abakobwa bajya bamenya nakanwa muri farumasi ngo bacisha hasi kareba nimba utwite nyine bazumve Burundi naduha okay reka tureke ibyo urabona ndi tubatera inkunga tubahereza nyine urabona ndi ikigoryi cyo kujya kwifuza ko ntwite nabo mbizi sinjye kubyifuza ngo wumve ko cyo umenye ibimenyetso ariko wazo cyiragura nabasabye amazi mwayanye ase abantu bakora hano mwaduha amazi uri kumva natwite we ndigiye kuvamo mama y'amazi murabona nabyo ati gutwita si ikibazo ndashaka amazi washa reka mbaye titi wala hitro yabonetse titire umwana ashaka amazi mwayanye so moto yakugonze ngo no twumvishe ngo ari umujama wagukunze Burundi gukaza kumukatira bikaba ngombwa yuko akorana gahunda n'umuntu wari ugutwaye moto kagira guteka kuri agisida kubera ko nkora agisida icyo gihe nari mvuye hari ibintu twe tuvuye kugura numva norohewe bwira mu rugo meze neza tugende mbaherekeze bari akwasiyoni ibyo naguraga mu gutaha nibwo motari twateze twagise mu tugakora agisida
Siyoni niwe muntu woheza amafaranga i Kigali bamunyuraho bakaza i Kigali n'abantu bajya bamunyuraho bakambwira ati sa turagukunda turakuremeye akaza ibyo bishika bikere ko ndashima Imana to nizere ko mumeze neza hano bose Titi nyine twagaruka ku kibazo cy'inda abadukurikiye mwabyumvishe kugera i Burundi byabaye arajya kwenjoyinga yagarutse mu Rwanda arongera ararwara ngubu nagameze neza gusa ntagameze neza gusa amazi bayaguhe dore amazi ngaha ati uzambura niki warasenze buri nditwaye umwana umwana kera cyarega najya ngo umwuzukuru w'umurundi breaking news mushiki wa murundi yageze mu Rwanda ariko nanone yaje byihutirwa kubera yuko yabonye umusaza yarasaze mu kindi kiganiro wenda ishara muzahura mbabaze hirya no hino byifashe oya umwana ninde isi yakari kumuvuga mu muzino wande Tibrenda gusuje papa w'umwana ariko Alice no byumve nabi showbiz papa w'umwana kuri rega abanyamakuru none se nyine niba banyiti ngese banyiti umwana nanjye banyiti umwana nyine iyo wateye kumwitirira inda se aricyo birenze dukumwitirira inda kumwitirira aricyo birenze nyine ngiye mfashe inda Tibresa no se kwitirira umuntu ikintu se oya okay maisha mazuru ni siku papa w'umwana Tibresa ndagusubuje n'umwana aragusubuje adasenye urwo rw'abandi reka sori kumbwira ko adasenye hari ukwitirirwa usibye ko utumye nawe n'amazi kuvuye i Burundi kuvuye i Burundi kwazi nagugushize maybe kugiye gushira gute tutavuga se ko wasamiye i Burundi wabimenye utese naho ngaho umutima w'umuntu zukuri kubera iki isufuka i Burundi se tureka dusoze nagira ngo nereke abavandimwe bari i Burundi ko Titi ari i Kigali mu Rwanda kandi aritwaye ameze neza gahunda zimeze neza gusa Titi mu banyimye ibiganiro ntabwo ari binyimye gusa yanze kukima ari yageze hamera nabi ariko hari n'abandi mutabonaga kuri nagiye mbavuga ntabwo nabavuga neza wenda Olive yanyimye ikiganiro mwamwumvishe Fani nawe yacenga amafaranga kandi n'amafaranga mfite hari n'iyindi couple nayo yanyimye ibiganiro ariko ubwo nabonye umwe atwite umugore w'umugabo aratwite indi breaking news andi makuru tuzagarukaho baretse gato andi makuru tuzagarukaho nanone nuko Kaganga na Muhoza bamaje gutandukana ayo niyo makuru yujuje ibyangombwa Kaganga nzamuzana divorce yarabaye ikindi kintu icyo nzagaruka na Kaganga mu kiganiro Kaganga nunyumve cyangwa bakunye mu matwi ntuzame kiganiro kuko ndabizi neza yuko iyo ari inkuru nyamukuru hari abantu bajya muri commentaire ngo isango ngo kutazana Kaganga namaze kuri kamera ntago byashoboka muhoza na Kaganga ntago bahore kuri kamera nimizera nabaho gusa Kaganga azaza kubaha ikiganiro wenda okay umwe ku ruhande bajya kuri channel yitwa Impamo TV barabibona uko barabyitangarije no muri thumbnail ushaka impapuro turazerekana bagiye kuri Kaganga arabyita Impamo TV mukwe na subscribe mushikiye Kaganga nanjye se bakigiye bagakora subscribe kuri channel ngiye ntago nyambikata sindi abanyamakuru babikata vuga nushana nozo zivuge naringize urashaka umugabo kuri kamera se naho abagabo se baza bakabatoragura n'abagore ndavuze nshaka sheri ariko pana abasheri bangaha sawa niba wundi ukubwira ntarwo rwa YouTube ariko uko nakubwira nyine banza wumvita kubwira ngo sheri nagukunze mise nisa ngo banze nyereke bo hanze umusheri nyine ariko uzaza ukihanganira umubebe akihanganira umwana wawe korera umwana utaruwe azaza sibyo rata akaza umwana utaruwe si mu byumva rata sibyo rata sheri wowe uzaza ukita ku mwana wanjye si mu byumva yego rata Titi umwana ntazi urumva ukamwitaho bebe bakakwitaho akaguha urukundo sibyo nta kibazo wabonye ko ndayakuze yego rata nibyo mbabwira nibyo nzagenda namuzana mugana okay umushero uzihangana buri kimwe cyose ko Titi atwite kamwihanganira ni sawa aje ushaka kurera umwana agakura akaba umugabo akazakwitura papa agatamutwara none ese yanga uzamera nka ngo platine ngo umugore ngo yamupfunyikiye papa ntabwo amwihakana okay agiga murabyimiye kwirimo
amani indaraga Titi Bless ari y'umurundi man Titi Bless mwamureze turashoje Titi turashoje Titi kwambwiye ko hari ngo Titi afite umugore we babana mu nzu ngo atarazana umugore yariraga mu ishashi ngo atarazana umugore ngo yariraga bombo mu ishashi uragije ngo oya nyine wayasije ngo wenda kubashije nabyo narinzi nibyo yariraga oya none se reka nkubwire iyo bavuze ngo mwirinde inda zitateganyijwe sibyo mwirinde sida mwirinde ibiki mukoresha agakingirizo yaragakoresheje rero none se ari inzangana akora ko abanaga n'umugore we urabizi neza bahuye bakuze urabizi neza ko yagakoresheje atagakorera urabizi neza kuri wowe ntabwo mbizi neza yese naramuhaye kuri wowe ntabwo mbizi ariko ntandi rivugira ubusa bategere okay bakunzi ba kuri channel yawe bakore subscribe okay mutegereze okay bakore subscribe kuri Titi TV show ndaje mbahe turi gupiningira mujye hazi muri comment mutse muyibona ndaje mbahe show nyinshi mbabwira ibintu byinshi ariko ishyaka tuzamugarukaho hari akantu kamwe nzababwira muhite mwumva makuru menshi cyane mutabivuze shange muzamvuge muzanyote muzamvuge nanjye uko mvuga abandi muzamvuge ndaje nkuzire wanziye ishyaka yanziye ari kubabeshya ngo ndatwite murindirinda sibyo murindiri nawe utwika inzu sibyo ariko nanone ubwo inda n'ibihari mutegereza hari kandi okay mu kindi kiganiro uzakorana na Titi na Murundi tuzagaruka ku mibanire ya Olive ndetse na Fanny tugaruke ku buryo Fanny wahoze ari wa Blaze yifatanyije na Olive wahoze ari wa Blaze tubigarukeho tunabaze Murundi ibyavuzwe kuri mwana wa Olive ari wa Murundi bimeze bite nabyo tuzabivugaho kugira ngo dukinze tugomba kuzatuganyaza sasa inzore ntago tuzaza muri b'abanyamakuru baza gutwikira kuri YouTube irumva bagatumira n'abantu bakabeki twebwe ngenza mvugisha ukuri ndagushimiye cyane wakoze murakoze cyane urwara ubukira urwara urwaye ni nziza ariko urwara ubukira okay murakoze cyane